Data wabarire kuko batazi icyo bakora. Mu gihe abemera urupfu n'izuka bya Yesu Kristo ku isi yose bizihiza umunsi mukuru wa PASIKA kuri tariki 31 Werurwe buri mwaka, abakunzi ba filime hari filime bashobora kwifashisha bibuka ububabare Kristo yanyuzemo mu nzira y'umusaraba kuva avutse kugeza yitangiye isi. Kubizihiza umunsi mukuru wa PASIKA w'izuka rya Yesu Kristo, bamwe uretse gahunda zo gusenga no gushima Imana mu bitaramo bitandukanye, hari n'abahitamo kureba filime zigaruka ku mateka ya Yesu na PASIKA mu rwego rwo kuyasobanukirwaho kurushaho. Ikinyamakuru The New York Times gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyerekanye urutonde rwa filime 8 zivuga kuri PASIKA zafasha abayizihiza kunyurwa n'uyu munsi. Muri izi filime higanjemo izimaze igihe kinini zisohotse, ariko kandi ngo zihuriye ku kuba arizo zarebwe cyane ndetse zikaba ari nazo zabashije kwerekana neza amateka y'uyu munsi wa PASIKA. Hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gice cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, bamusigasigaje hato agapfa. Nuko umutambya ku mwanya wa mbere turasanga iyo bita Jesus filime cyangwa se filime ya Yesu. Ariko dusigaranye imigati 5 n'ifi 2. Ndagushimira Nyagasani Imana yacu, Mwami w'ijuru n'isi, wowe uduha ibidutunga biturutse mu butaka. Ni filime yakozwe mu mwaka w'1979, ikaba ariyo filime ifite agahigo ko kurebwa n'abantu benshi ku isi, aho yifashishwa n'abavugabutumwa mu kwigisha ububabare Yesu yanyuzemo kugeza apfuye, akabambwa ku musaraba ku munsi wa 3 akazuka. Ibuye ryari rihiritswe kwinjiyemo, dusanga umurambo w'umwami wacu nta uhari. Iyi filime ishingiye ku nkuru y'Ivanjiri ya Luka ivugwa mu gitabo cya Bibiliya, igaragaramo abakinnyi Brian Deacon ariwe ukina ari Yesu, hakaza Rivka Neumann ariwe ukina ari Mariya nyina wa Yesu. Kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Petero, ukwiye kubyemera. Iyi filime yahinduwe mu ndimi nyinshi zo ku isi harimo n'Ikinyarwanda, kugeza ubu zigera ku 1190 mu rwego rwo gufasha abumva izo ndimi kugezwaho ubutumwa buyikubiyemo. Kugeza ubu nk'uko ikinyamakuru New York Times cyakoze ubushakashatsi cyabishyize ahagaragara, iyi filime imaze kurebwa inshuro zisaga miliyaridi ku isi, ikaba ariyo filime ya mbere yarebwe n'abantu benshi cyane ku isi, ndetse abandi benshi cyane ikaba yaragiye ibasigira isomo ryo gukizwa bakava mu byaha. Filime yindi yakunzwe n'abatari bake bayita The Passion of the Christ cyangwa se Ishyaka rya Kristo. Iyi filime yagiye hanze mu mwaka w'2004, nayo ivuga ku nzira ya Yesu Kristo kuva avukiye i Betelehemu muri Yudaya ku ngoma y'umwami Herodi kugeza igihe yaje gukatirwa urubanza na Ponsiyo Pilato, akicwa akabambwa ku musaraba, ndetse ku munsi wa 3 ari nawo PASIKA akazuka akajyanwa mu ijuru. Iyi isa nkaho ivugurura iya Yesu yo mu 1979, igaragaramo abakinnyi nka Jim Caviezel ariwe ukina ari Yesu, nayo ikaba ikunze kwifashishwa cyane mu kwigisha ubuzima bwa Yesu. The King of Kings cyangwa se umwami w'abami. Iyi ni filime yasohotse mu 1961, nayo ivuga ku buzima bwa Yesu Kristo kuva avutse kugeza ageze ku bubabare bwe yagiriye ku musaraba, ndetse n'izuka rye ari ryo ryizihizwa nk'umunsi mukuru wa PASIKA ijyanwa mu ijuru rye. Iyi filime ikinwamo na Jeffrey Hunter ariwe Yesu Kristo, naho Siobhan MC Kenner agakina ari Mariya nyina wa Yesu. The kingdom cannot stand. If Satan also be divided against himself, how then can his kingdom stand? How can The Sign of the Cross, Holy Thursday cyangwa se ikimenyetso cy'umusaraba uwa 4 mutagatifu. Iyi filime yiswe ikimenyetso cy'umusaraba cyangwa se uwa 4 mutagatifu, ivuga ku munsi wa 4 ubwo Yesu yasangiraga n'abigishwa be ifunguro rye rya nyuma, ari nabwo yababwiriraga mu marenga ko agiye kubasiga. Iyi filime yagiye hanze mu mwaka w'1932, ariko iracyafite igisobanuro kinini kubemera umunsi Yesu yasangiraga n'abigishwa be mbere yo kubambwa ku musaraba. Gorogota cyangwa se Igorogota ni filime yakozwe mu mwaka w'1935, ikaba ivuga ku rupfu rwa Yesu Kristo. Iyi filime ikinwa na Robert Lavigan ariwe Yesu.
Hannibal ari umwami Herodi, naho Jean Gabin akaba Pontius Pilato. Indi filime yakunzwe n'abatari bake ni The Gospel of the John cyangwa se ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Iyi filime yakozwe mu mwaka wa 2003 nayo ivuga ku buzima bwa Yesu Kristo, ikaba ishingiye ku gitabo cya Yohana muri Bibiliya. Henry Ian Cusick niwe ukina ari Yesu muri iyi filime. And the prophets died. Yet you say that whoever obeys your teaching. Indi filime ivuga ku buzima bwa Yesu yakunzwe cyane ni Son of God. Ikaba yaragiye hanze mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2014. Inkuru ya Yesu ivuga muri iyi filime ibarwa na Yohana, umwe mu ntumwa ze, ubu usigaye ari wenyine mu ntumwa zose za Yesu aho aba ari mu buhungiro. Iyi filime yakinwemo n'abakinnyi nka Diego Margado ari we Yesu, Roma Downey ari we nyina wa Yesu. Indi filime yakunzwe n'abatari bake ni The Visual Bible Matayo cyangwa se ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Iyi filime yakozwe mu mwaka wa 1993, ikaba nayo ivuga ku buzima bwa Yesu, ishingiye ku gitabo cya Matayo cyo muri Bibiliya. Igaragaramo umukinnyi Bruce Marciano ari we Yesu. Inkuru yabyo ni ndende ariko isobanura byiza ku bantu bashaka gukizwa no gufata inzira y'ukuri n'ubugingo. Nge nawe rero birashoboka cyane ko dushobora gufata inzira ikwiye, ariyo yo kuva mu byaha tugatumbira iby'ijuru, nkuko Yesu Kristo yaje kutubwiriza ubutumwa bwiza buva ku Mana Data wa twese. Galilee. They took it is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. Niba hari ikintu uri kwigishije kanda subscribe ndetse unayisangiza abandi niba wumva hari icyo yabamarira. Mwari kumwe nanjye SUGIRA BERTRAND muri iki kiganiro, nawe ubutaha. Most important week in human history. What began with the heralding of Jesus as the promised Messiah in his triumphant entry